n'umusore utegerejwe i Kigali kuri uyu wa gatatu bose bamusinyisha bagasinyisha na Obed. Oya musore akina gatatu n'umugoshi ahubwo mu Burundi baramuhengeka bamushyira kuri kabiri kubera kubura abakinnyi. Musore akina kuri gatatu. No umuhungu utarahamagawe ntabwo sangwa Patrick yigeze amuhamagara. Musore akaba saa 12 za nimugoroba zo kuwa gatatu. Ngo musore azaba yicaye ku meza y'ibiganiro na Rayon Sport, azaba ari i Kigali. Kuko abandi bahamagawe mu intamba zahamagawe ni batandatu bakina mu Rwanda nibo bahamagawe. Uyu muhungu ubushize yari yahamagawe mu mikino ya gicuti ariko ubu ntabwo yongeye. Umusore n'uyu wambaye nimero 14 Musore Prince singose n'ubwa mbere avuganye na Rayon Sport. Ntabwo rero izi nkino za gicuti bazakinira muri Maroc na za Guinea bigeze bamuhamagara. Nabonye n'abarundi bazakina na Guinea Bissau banakina n'ikipe y'Igihugu ya Mauritania. Nabonye n'abarundi bavuga bati ni gutatahamagawe we na bagenzi be bandi bagize saison nziza mu gihugu cy'u Burundi ariko nyine ntabwo kuko ubushize yari yahamagawe. Reka tunabibutse nabonye witwa Edini Bibona na Musore Prince na Tambwe Ngongo Gloire wa Musongati. Abo n'abakinnyi batatu bavuga bati gute batahamagawe. Wenda nk'impamvu kuri umusore wanabyumva nuko ari mu ikipe ya Sezo y'u Burundi. Bari mu ikipe 11 beza bansizo ya ino irangiye twawe na Aigle Noir. Akinira Vitaro. Ari kuri kabiri kaje. Akinira Vitaro. Ari muri team of the season. Niyo mpamvu rero n'abarundi benshi bavuze bati guhita muhamagara ariko urumva ikipe y'u Burundi nk'uko u Rwanda bimeze barimo baranagegeza n'abakinnyi bakina hanze y'u Burundi benshi. Ari abana bashya bazanye bari munsi y'imyaka 19. Bakubwira ko rwose uyu mukinnyi ari witwa Dani ntiharirizwa ariko mu myaka 19 akinira MNFC mu gihugu cy'Ubuholandi. Ahubwo nabivuze nabi uyu mukinnyi akina kabiri ahubwo mu ikipe y'igihugu bamukinisha gatatu kubera ko nta gatatu bafite. Oya Prince ni umukinnyi wo kuri kabiri. Prince ntago ari umugoshi. Ni Prince n'umudroitier ahubwo baje bakinisha gatatu. Polivara. Buriya hari umuntu w'i Burundi wambwiye ko uyu mukibura ngo afite karite nk'iza Makenza akiri muto. Buriya ngo musora arihuta cyane kandi ari na offensive, ari très offensive, yaranatsi ngo bura ngo natsinda ibitego kandi ngo afite imbaraga pe. Rero niba ari umusore kwa gatatu w'iki cyumweru saa 12 za nimugoroba ngo nibwo bazabicaye bari kuganira. Ubwo abakinnyi bakina mu Rwanda wenda tunabijyanyiranye bahamagaye nabonye n'abarundi baba bati ntabwo aba bari kuburamo aba batatu ngo muhamagara abakinnyi bo mu Rwanda. Ubwo harimo Rukundo Onesime wa Polisi, umunyezamu Omar Musa wa Gorira, ahamagawe kandi Akbar Muderi wa Gasogi na Henry Musanga wa Polisi, bahamagaye na Nshimiyimana Ismail Pichu wa APR ndetse na Bigirimana Abedi wa Polisi. Batandatu nibo bahamagaye. Ubwo musore mwabyumvise ko gahunda ye iri avance. Niba duhereyeho musore ijyanye nuko kino cyumweru ari bujyanye ibiganiro na Rayon Sport ari i Kigali. Icyo nibaza nyine baramuzana barekure Serumogo na Omborenga bose icyarimwe bazane Obed na Prince na Musore Prince. Ikintu gihari nuko Serumogo yarangije amasezerano ya Rayon Sport kandi Rayon Sport ntifite gahunda yo kumwongerera amasezerano. Ibyo ndabyemera. Ntifite gahunda yo kumuganiriza ko yari tunze Omborenga se na Serumogo. Urumva? Kugitatunga Musore na Obed. Ikipe ya Rayon Sport ntabwo baricara ngo baganire Omborenga baganire ku buryo agomba gusohoka. Ikintu gitumye bataraganira ni iki? Omborenga afite ubushake bwo kudakinira Rayon Sport umwaka utaha. Yaranabisabye. Rayon Sport ifite ubushake bwo ko Omborenga atayikinira umwaka utaha. Icyo Rayon Sport itegereje nuko Omborenga azaza avuga ngo afite akadiri bahita mugatizana amafaranga. Nicyo kintu cyonyine n'abatagafite. Ko yamaze kubagaragariza. N'abatagafite bazamurekura yigendera. Bazamwicaza mubwire bati ubitekereza iki ko wadusabye kwigendera. Rayon Sport ihombe. Rayon Sport ihombe rwose. Kuko muri miliyoni 30 yamwemereye. Ahubwo dore ibyago Rayon Sport yagira. Dore ibyago Rayon Sport yagira. Omborenga nawe atabonye akazi. Agavuga ati yaba ruwareka akicara se akajya kuri benshi mu gihe yaba ariko bidizavinga none two kwifata nk'umuntu wajya kuri benshi. Omborenga simubona yagarutse. Nta kidashoboka ifure. Biragoye. Kire kuvuza uti simubona yabuze ko. Wenda icyo. Nawe ugaruka se nose Omborenga natabona deal. Azasaba Rayon Sport ko imwishyura amezi yari musigaranye. Rayon Sport yishyura. Kuko Rayon Sport ishaka kwirukana Omborenga. Izasaba kumwishyura. Ahubwo ashaka kuzama ikintu cyuko Rayon Sport ishobora kuzahima Omborenga mu gihe yaba atabonye iyo deal. Bakakomeza bakamuhemba. Bakajya bamuhemba nkuko kwa Majari. Bakajya bamuhemba nawe wenda ntabyemere
ko nashatse ari umukinnyi ushaka guhangana ntiyabyemera kuba Rayon Sport abakinnyi yaramusubije abibwiye abitwa babyumva hore Trezor yarababwiye ngo niba utemera ko dusesa ntitugire n'amafaranga tuguha turakomeza tuguhemba ariko nta lisansi tuzabona umukinnyi aba mu ikipe ariko nta lisansi ntukina baraguhemba saleri gutyo Omborenga yabyemera nimero ya mbere mu ikipe y'igihugu ntabwo yakwemera bazamusaba ngo basese ntibagire amafaranga bamuha mu gihe yaba atabonye indi kipe ngo agende ariko si ndimo mbona Rayon Sport yahamagara Omborenga mbere bategereje ko Omborenga azabona ikipe akaza ari ubakeneye bakareba niba bamukuramo n'izo kenze cyangwa veni igishoboka ni uko Omborenga azasesa hanyuma ntagire n'ibindi abaka bagatandukana nk'uku kwa Charles Bar bagatandukana neza nk'uko kwa Charles Bar bagati tworoherane igendere ntituguhembe ndabona ari cyo Omborenga ya proposa kandi Rayon Sport nayo sinyibona imugora Rayon Sport Omborenga ahembwa miliyoni ubwo nuko ngo Rayon Sport yakungukira kurekipera iyo saleri yarasigaranye hanyuma na Omborenga kungukira kuba ntayo equipe imuciye musore Prince afite imyaka igaheze ngo afite imyaka 25 urumva n'abakinnyi bangana hari musone Prince na Obed afite 22 afite 22 hari umunyamakuru w'i Burundi bikubwiye 22 ambwiye yuko ibintu bya Rayon ngo birimo cyane kuko ngo bidahindutse banazana muri hamwe ngo muri indwi muri this week ni papa utama ntago ari nta nimero ye sinanavugana nabo ngiye bikubwiye nk'umuntu bikurikiranye ntubonye ko mukanya nari nsohotse se ndi kumenya uko bimeze hanyuma ubwo tuve kuri Prince musore muri nationale Prince ajya atangura ajya abanzamo ubundi ntabanzemo ariko ni umukinnyi ngo muri champion y'u Burundi izi seze ebyiri aje muri equipe type mu ikipe ya Sezo aje mu inshuro ebyiri yikurikiranye ni umukinnyi mwiza rwose Kanyizo umutoza witwa Afamia Lotfi kwara umwafanda umbwiye ati umufatanyabikorwa Robben ari guhisha arazwi cyane twikomereza umwafanda ubikubwiye neza umwafanda dukurikiye ikiganiro cyanyu mbwira ngabo ngo uwo mufatanyabikorwa wa Rayon atarimo kuvuga arazwi cyane ariko arabatamuzi ahita yandika inyuguti ebyiri umuntu umaye statistique za musore reka ndebe Afcon qualifiers 2025 yakinye match y'u Burundi na Burkina Faso niyo mafoto twarebaga mu kanya kuri TV akina na match ya Malawi n'u Burundi na Senegal CAF Champions League season Vitali kina na Yanga yararimo yabaye titulaire arere tour eliminatoire CHAN 2025 yakinye match y'u Burundi na Uganda arere tour yabaye muri kipe ya Sezo 2023-2024 I won Primus League Burundi League A in Burundi yatwaye igikombe cya championnat muri championnat y'u Burundi Sezo ishize yakinnye match 28 atanga assist 6 atsinda igitego kimwe ni nimero 2 muri iyi Sezo 2024-2025 yakinnye match 26 atsinda ibitego 4 atanga assist 7 urumva bari myiza ku mufuko ubwo rero Rayon Sport jewe ndimo ndayibona igura aba fullback babiri bo kuri kabiri ahubwo ikibazo barakuraho umugoshe ikibazo nuko numva bose bahenze bashobora kuba bari ku rwego rwo hejuru abe Obed cyeka nta yindi kipe iteyemo abe Prince kumenya musore ngo arabe ngo match ya Senegal no Burundi ngo yaratatse Sadio Mane ngo burahareba ngo arabivamo ngo Sadio Mane ngo yabivuyemo ngo buri byo gukina afite n'impano ya agent mwiza wo mutaranga hanyuma tujye ku bandi tuve kuri Prince musore gusa nanone ngiye icyo ndimo nibaza ibyo biganiro birimo babanze bakemure urimo uravuga ngo barimo baragenda gake gake ariko babanze bakemure ibibazo by'amatiki aba bahungu bose usibye aba basenegale bafite umagenti uba umeze nka papa wabo niyo badahembwa arabahahira nibo abagenti ko bigenda Omar Nying Faringany Yusudian na Kadimu nawe niwe wamutegeye abo bo barabategeye baragiye ariko abandi bari kwandika muri groupe bati president ntatwita ubwo hasigaye ndetse uko abandi bose oya nantuze yaragiye inde mu Cameroon Basane nawe yajyanye na Kadimu yagiye mbere ariko ubundi uwitwa Sanana uwitwa Erenga uwitwa Adama uwitwa Suleiman Dafe abo bose baracyahari kandi ubuyobozi ntibubitaba ngo babahe
tike bajye muri ko biri mu vacances masezerano yabo barimo barakonsoma i Kigali biri mu masezerano yabo guhabwa amatike Okay. abo bose ba Richard oya ariko ubu n'ukuntu bikorwa mu buryo bworoshye Hitimana niyo udafite amafaranga hari company zitanga air tickets ziguha amatike ikibazo ni ukubyitaho nyine Oya hari niyo nzire sport bakoranaga nayo rwose. Bakagukopa. Hari mu mujyi. ufite boss umugore umumama rwose namusuhuza. baragukopa euro institution ikomeye inkingi Tadeyo aragenda byose ntabizi Tadeyo ni umuntu ugenda mu ndege Tujya ku bandi bakinnyi. afami ya Lotfi yavuye i Kigali Hitimana yabivuze neza kuvuga ngo akeneye abakinnyi bafitinga muri systeme ze yabivugaga ashaka kuvuga ko akeneye abakinnyi bamukura buriya uburyo abantu babyumva urumva ariko turabyibazaho niba Lotfi ushaka ko abakinnyi bamukura yarekomanze Obedi yarekomanze umunyezamu Nicolas Sebwato we yanicaranye muri hoteli na Prosperi kuwa gatandatu hoteli imwe ya hano mu mujyi Mu mujyi. abantu baramubonye rwose apana iyi convention mu bya award zabaye kuwa gatanu kuwa gatandatu bari bicaranye muri hoteli imwe hano mu mujyi muri convention Prosper Oya, babonye ntabwo yari arimo Prosper yari arimo Baramubonye. yari ahari naramubonye Njye nawe nabonye. hari undi ahubwo mukinnyi Tadeyo niwe ntabwo undi mukinnyi Tadeyo afite ikibazo cya famille ararwaje muri iyi minsi ntabwo amafumu menshi arimo yakora urumva umukinnyi witwa Jordan Dimbumba umukinnyi witwa Jordan ari mu bakinnyi yabwiye Rayon Sport ngo yiteho muri Rayon Sport harimo Dimbumba deba ni rero umukongomani uzi umupira muri Rayon Sport harimo deba ku munani ku 8 n'icumi Jordan Dimbumba akina ku munani muri Rayon Sport harimo deba ivuga ngo nituri bugure Jordan ngo tunagure Gakwaya Leonard harimo bamwe ndibuze kubabwira off mic bashaka Gakwaya Leonard abandi bakaba bashaka Jordan Dimbumba abo bakinnyi ntabwo baratangira ibiganiro na Rayon Sport kuko muri Rayon haracyarimo iyo ntambara ariko ngo turebe ndi Umuntu yavuga ko era yamuhire Kevin kurangira muri oya narakubwiye Kanyizo Eh. Kevin Muhire yakiniye Rayon Sport match yanyu Bura byarangiye. byararangiye Kevin Muhire bye bye Karabaye. Niyo mpamvu Gakwaya ari igisigaye gushakishwa. turamugarukaho nawe ukwe ariko Rayon Sport kuba Kevin yakiniye Rayon Sport sezita bigoye kurusha ibindi kuko aba bayobozi bahari ntibanembera kuba Kevin Muhire yaraguzwe miliyoni 20 umwaka umwe bavuga ati uyu mafaranga ni menshi kuba Kevin Muhire ahembwa icyatanu cy'idolari miliyoni 2 zirenga ntibabyemera Ahubwo tunareba ukuri. kandi Kevin ntiyagabanya kandi Kevin ntiyajya munsi Ariko nkabyemera. kuki Rayon Sport Urwego rwe. yabitekereza Gakwaya Leonard kuki abandi baba batekereza Jordan Dimbumba reka mbere kuri Gakwaya Leonard uko ngiye n'ubusesenguzi bakina hamwe se buriya Leonard akina 8 ariko Bugesera igimukinisha 10 kubera ko iri gukinisha abakaseri babiri Pasi ndetse na Kaneza oya ngo bose n'aba box to box ni box to box wakira Kandi- Gakwaya turavugana yarambwiye ati gendi nimero 8 mediateur Papillon ngo abagenda gutya kandi ikindi ngo hari n'igihe mukura yajyaga ikina Fred akiza Fred bamuharaye niba ariko nabivuga bagakinisha uyu mwana w'umunyarwanda yitwa Ntarindwa Aimable agakinisha na Fred Jordan akabakinira imbere Jordan nawe ni 8 n'icumi Kuko agira ngo akantu. profile zabo ni zimwe ikibazo ni ukumenya ngo barafata ndi impamvu navuga ko Rayon Sport wenda iri gutekereza kuri Gakwaya amaze imyaka 2 mu Rwanda Rayon ishobora kuba yavuga iti Bugesera igize top scorers imyaka 2 yikurikiranye kandi batandukanye umupaseri wabo ufite assist nyinshi kuri abo bombi ni Gakwaya Leonard bakavuga bati uyu muntu uretse wenda kuba akina mu ikipe nto ariko kugira top scorer ni kimwe no kuba ari ubapasa ni ikindi hari imibare ye waba ufite kugira ngo tumenye niba ari umuntu ujya ubapasa koko afite assist zingahe Jordan Dimbumba afite zingahe Gakwaya mu mwaka ushize na Elijah ubwe wabimubaza Gakwaya yari afite assist 12 yahaye Elijah 12 mu bitego 15 yatsinze uwo ni big deal iyi sezo Gakwaya ngo afite assist 8 muri rusange ni umukinnyi mwiza cyane we ntabwo atsinda ibitego byinshi ariko ni umupaseri mwiza hanyuma Jordan Dimbumba no Jordan Dimbumba impamvu Rayon Sport harimo abamushaka hazamo influence d'abord y'umutoza kuko yaramutoje aramuzi Jordan ni umukinnyi wavuye muri Etincelle tutanamuzi cyane aza muri Mukura buriya yakinnye no muri Muhazi yakinnye no muri Muhazi Yaburamuzi muri yakinnye muri Etincelle. Muhazi imbere ya Etincelle Etincelle ho arashyikiye cyane. cyane rwose
aza muri Mukura uyu mutoza aramutoza aramuzi washobora kumurekomanda ku buyobozi ariko mu bigaragara Jordan Dimbumba ni umukinnyi ugira tentative yo gutsinda igitego cyane kurusha no gupasa we yakina nka nimero 18 Rayon Sport ry'umuriro ararikurasa ku 8 Rayon Sport igitego cy'umutwe ku 8 Rayon Sport ihasanga muri Richard ihasanga muri Richard ntisuguza undi bahatarira umwanya hari ikibazo cyangwa Dimbumba akaza nka nimero 10 abanyamahanga ariko bazabongera abanyamahanga bazabongera kubaho ngo bashobora kuba 8 noneho ntibiri kuvugwa ariko bizaterwa n'ikipe zombi niba zizaba zifite bagire 10 aya makipe makuru bagire 10 n'umwe abanyarwanda biga umupira muze zombi kubera APR na Rayon byo zizaba zishaka bizapusa ari mwe sibishaka ngabo n'uyu mwaka ujya gutangira muribuka ko iki kintu ko cyateje debate cyane rwose ku buryo n'abayobozi b'amakipe bamwe babaye disappointed kuko bari bagiye ku isoko bagura abakinnyi bari gutekereza yuko abanyamahanga bashobora kuzaba 8 cyangwa 10 baguzwe ari benshi babanzamo muribuka za APR abanyamahanga zari zifite APR ifite abanyamahanga 14 izo za Rayon Sport zari zifite abanyamahanga 13 za Polisi zari zifite abanyamahanga 10 izi kipe nyinshi nta kipe ifite abanyamahanga bari munsi y'10 byasaga nk'abana byemeranyijweho uburyo bari barabyemeranyijwe ahubwo Ferwafa iza gusa nkaho ibashutse ubwenge itangaza umubare w'abanyamahanga mu ijoro rishyira gutangira kwa shampiyona nta mwanya wo kubivuga byagizwemo uruhare ikinzi ijoro na Spiter umutoza yari yarabyaye niwe wabigizemo uruhare sinzi umurongo wa Adera Murusha niba nabo bazawugenderaho umurongo wa Adera ni ukudakinisha abakinnyi b'ina ubundi se umutoza w'ikipe y'igihugu agakwiye kugira influence kuri ibyo bintu bya shampiyona ariko se mwebwe uri ubuyobozi bwa Rayon umutoza arashaka Jordan ariko mu buyobozi bwa Rayon harimo abantu bavuga ati nyamara Gakwaya Leonard niwe mwiza wafata nde wareka nde Kanyizo nge nafata Jordan Efrem kubera iki se Kanyizo yafata Jordan bandusubize impamvu turi mu kibazo wa mugani dusobanurira ikintu cyumvikana burya wishize umutoza nizo priority y'ibintu byose nimba yarabwiye ubuyobozi yuko yifuza abakinnyi bakina style ye kandi tubona ko uyu musore muzi kuva muri Etincelle umusore muhanga muri iriya mediane ya batanu hari ukuntu bahagarara agashyira umu left wing back umu right wing back na babiri basa nk'abahagararanye hagati akaba ari muri abo ngabo kubera ko yego akaba arimo iki ari ikintu tubona kuri uno mutoza kandi ntabwo mpamya ko muri Sport ariho azagenda akabicikaho yuko nyine we ahabwa umwanya agategura ibintu bye niba kwaye ku rupapuro ku mukinnyi byashoboka ko wagura kandi ufite karite umutoza yifuza waye no tamugura kuko naga kwaye si umukinnyi imibare yahita amaze kubivuga ariko wowe uri kuri Jordan ngende kuri Jordan kubera umutoza ariko si n'umukinnyi mubi kamera kuko ndamuzi twagiye Frem Jordan Dimbumba arasoje amasezerano muri Mukura oya si umwaka wa amasezerano afite umwaka yasinye bibiri se ntiyaje muri uyu mwaka yego niwe wa mbere yaje muri uyu mwaka yasinye Gakwaya Leonard yarasoje nabanza nkagendera ku mafaranga uca make kuri wowe ni kimwe bombi ni kimwe hariho akantu mbona Jordan ashobora kuba yarushaga Gakwaya ko kugiteramo usibye no kugiteramo gusa no mu gihe ikipe idafite umupira ninde ufasha ikipe cyane wo ku 8 kuko nicyo cya mbere cya nimero 8 burya bagomba no gufasha nimero 6 cyane kurusha kureba tudafite baro urakora iki kuko nimero 10 bagomba kumugura nicyo abashinzwe na nimero 7 ariko nimero 8 gutanga ayo assist no gutsinda biza nyuma ku driving umukino biza nyuma yo kuyobora umukino kuyobora transition kimwe na nimero 6 kuri wowe ufashe Jordan Hitimana gewe Rayon Sport nibiri kurambagiza ntinirimite ishaka yajya no hanze ya shampiyona y'u Rwanda noneho ibitekerezo by'abayobozi ba Rayon Sport biri hano i Kigali cyane rwose baravuga bati ibintu byo kuvuga ngo wazanye ngo Suleiman Dafe akaza kufunga bikanga ibyo ntabwo tubishaka ngemera gutyo ariko nanjye barashaka kugura abakinnyi bazana bake nanjye nakwemera bake bo hanze babiri wenda nk'abawinga ko mu Rwanda shampiyona irangiye nta bawinga tubona abawinga b'abanyamahanga 7-11 nitondeye nabwo ndetse n'abataka
ariko iriya myanya yindi 6 8 2 ni ukurebera hano hafi. hiti urafata nde marerezuma ko Kugira ngo twihute tugere ntazi ku imibare wundi. ya Jordan ariko nge ngendeye ku mibare no mu nimero 8 box to box Rayon Sport ishaka nge nahitamo oya Gakwaya. imibare ya Jordan iza kubiri hejuru twari kuba twarayibwiwe Nahitamo Yari kuba yaranabaye Gakwaya. considered muri Gakwaya ntabwo azwi cyane kubera ko Ariko adakina nawe- muri ikipe nkuru ariko imibare n'uburyo akina nge umuntu yafasha Rayon. nabonye ari Nabo abakinnyi prefer. batabonye ratings nyinshi bombi muri awards nabonye hari ukuntu batavuzwe cyane kanyizo inkuru yawe afite kuri Reyo Gakwaya nemera ko yakagombye kuba yari muri 30. Ari abakinnyi babuze muri 30 mbyibazaho. Gakwaya Leonard, Franklin na Mackenzie. Franklin Franklin Onyebor Franklin wa AS Kigali. okay ariko ikintu gikomeye kuri Jordan gishobora kurimita Rayon nuriya mwaka ahubwo jewe nabagira inama yo kubagura bombi ufite Richard umwe akajya aho se wamugani kuko ufite Richard w'umunyamahanga ubyibuke anyways reka tujye ku nkuru ya nyuma muri Rayon Kuko Sport no reka muri- tujya no mu zindi no muri EPR turajyamo no muri EPR abantu bamenye ko tugiye kujya mu kanya ikipe ya Rayon Sport yari yagerageje gukomanga ku mukinnyi witwa Tansele Mosengo yavuyeyo ejo bundi twabonye video ye. byararangiye kuki yavuye karese Umuntu wabitekereje. Umuntu watekereje Tansel. inkuru ya Tansele Mosengo muri Rayon forget yararangiye Umuntu wabitekereje. Abo nibo bazana aba bakinnyi. Tansele Mosengo ngo Batawuhamenya. Tansele Tansele. Mosengo transferi kugira ngo yerekanwe nk'umukinnyi wa Rayon Sport ibiganiro byari bihari wabonye kari aka video yambaye jezi ya Omar Nyingi Ariko yari shamura iriya nayo yari shamura byari gushyushye Ndabikeka. ngo byagomba gutwara Rayon Sport bitari munsi ya miliyoni 20 nta deni ririmo ngo amakipe yo mu Rwanda yarayabonye rero ngo Rayon Sport yarebye iravuga ati oya turashaka abandi batari we tari we 10 sezo arazikwiye. Afite bingahe? oya ahubwo we ngo bashaka kumuha ibihumbi 10 miliyoni 13 14 Zose arazikwiye. aravuga ngo ntabwo bishoboka ngo byibura amaki yaba miliyoni 20 z'amanyarwanda kandi nta deni hitima Rayon Sport tutaraza Rayon Sport ikintu yakoze iyo bigenze gutyo Rayon Sport kugira ngo ikwereke ko byakomeye ihita ikubwira ngo rega ngo n'ubundi ngo kontwari bagatangira kumushinja ibintu bindi kandi bamushaka Byo No kibuga. gutekereza Tansel ni ikibazo. Tansele Mosengo muri gahunda za Rayon Sport yisezo ntabwo arimo cyane kubera iyi mpamvu style uyu mutoza akina birasaba abantu bari atletique biruka Koko bitanga iriya bakina 90 system bare perdu urahanwa. Gutakaza umupira mu kibuga cyawe urahanwa. aro Tansele Mosengo Abahasigaye defense yakina 10 ririya 10 ryo muri batatu batanu babiri hari ukuntu haba umwataka nimero 9 n'undi mudubrire we usanga bahagararanye gutya Tansele Mosengo ririya 10 ntiryamunanira CEO Tansel. ahubwo ikibazo ni ukumenya ngo yakina match zingahe ko hari ukuntu akina match ebyiri agahita asibenye Ikiza cyari n'igihe azikina mu gahuru kumva nubwo yakiniye ariko ari guhumura nk'abapapa. Nicyo cyiza ntabwo azisiba. Arakina niyo yararamo. mu kabari Tansel. ngabo tujye No kumutekereza ni amakosa. ngira ngo mbere yo kuva kuri Rayon Sport mfite menye mu kanya umuntu kwambwiye ko nuriya mwana witwa Abdul ngo ibintu bya Rushema byanze bahita baprefera Abdul Abdul rero ngo ari ibintu Abdul se so Abdul no w'intare kandi aperi nayo ngo yamuhaye promesse kwaza ntabwo yamenyereye yaramubwiye ngo Bibaye nka Charles. bagomba gusimbuza Clement mu gihe yabasohotse kandi niwe bazamusimbuza ubwo rero agomba gutegereza transfer ya Clement Na confiance ngo arayifite promesse. ureze ko umutoza ngo yanababwiye ko undi mu mediateur ukiri muto w'umunyarwanda ko aba ba safe basohotse na ba Roger bashobora kuba bagiye na ba master uno mwana wo muri Mukura witwa karindwi ariko Rayon Sport yitondera ibintu byo kugura abakinnyi benshi bavuye muri Mukura ubwo bwami ntabwo ku managinga bazabishobora oya nanone sindi kubera ko ari ikipe nkuru ni ikipe nkuru ikeneye profile nini z'abakinnyi kurusha abo Mukura ifite ntabwo muri uyu mutego kuko nose intego za Mukura nizo za Rayon Sport Rayon Sport igiye gusohoka mu kino nyafurika kandi intego nta zindi ngo gusubira mu matsinda nubwo bigoye ariko why not batagerageza ahandi wamugane Mukura niyo cyitegererezo N'abanyarwanda ariko ntabwo muri uwo mutego kumva isoko ry'abanyarwanda
nese batabongereye bakaguma ari batandatu Rayon Sport bakaguma ari batandatu. Rayon Sport rwashaka Rushema ariko uyu mutoza buranga ntago akunda Chris cyane nakubwiye ngo umwaka ushize ntiyigeze akina match ntago nini amukunda cyane yari yaramwirukanye reka mbyite gutyo ngo yemera Abdul pe ariko Abdul nawe ubona ko ari hatari ufite umubiri umwemerera gukina neza kabisa. Ngibyo bya Reyo ubwo tuzagenda twapdatinga abantu kuko amakuru yo ku isoko hari umuntu tuzajya tuyazana hano kandi muri atake kandi imbere ntibiza kumera nk'ubushize batanga amafaranga kuva kuri ba Ombolenga bakagera imbere bashiriwe muri atake baraza kuko faranganye ntabwo ari buze mbere y'ukwa 9 bivuze ngo bakeneye abataka babiri ntabwo azatangira kandi umukinnyi uvuye shampiyona mu mvune y'umwaka ntabwo wamenya ngo azagaruka amezi ati ntazatangira shampiyona ntazatangira confederation birasaba Rayon Sport abandi bataka babiri birasaba Rayon Sport abandi bawinga babiri b'abanyamahanga harimo n'umunyarwanda mu gihe Basane baba badakomezanyije mwari mwabigarutseho kuri Olivier Sayimana twabikomojeho Sayimana Olivier ubwo ni mu gihe ariko se amakuru yigize kujyana Baka muri Rayon Sport yo yarasimbura hafi na Baka yaravuzwe Rayon Sport yaba yibwe biramutse bibaye ko Rayon Sport igura Baka shabanze yaba ikozwe imugura rega na sole kontra Jordan ntabwo yaje aca muri Muhazi ahubwo yaje bwa mbere mu Rwanda aje muri Etoile de l'Est akinamo sezo imwe nibwo Muhazi yahitaga imubona ahita ahindura ajya muri Muhazi ari nabwo yavaga muri Muhazi ajya muri Etincelle ahubwo yahozeho wa mukuru ariko ahubwo ndajya kuri Gakwaya Leonard none se nuko Jordan tumumenye uyu mwaka Jordan burya ko atatwika umutoza ari kubimbwira Jordan burya ni Polivara bwa mbere agira muri Etoile yakinaga nka central midfielder nyuma y'imikino mike duhita tumwigiza imbere kuri gatandatu ageze muri Muhazi yaje ari umusento back ahubwo muri axe kuko kuri gatandatu nukwigiza imbere central defender central defender yari umwaxial nyuma yaje yishakisha nyuma y'imikino mike duhita tumwigiza imbere kuri gatandatu ageze muri Muhazi ajya ku 8 kuri imyanya myinshi arayikina kandi ayikina kimwe ariko buri mwaka yahereye muri Etoile de l'Est imbere yamuvuyeho yego uyu ni umuntu wa muri Etoile aramuzi buri mwaka ari muka kwe yamuvuyeho umu defenseur central ushobora no kuba nimero 10 akanabitsinda ahubwo mushakira ariko mwabana ikindi kintu buriya musore twavuze mbasubije inyuma gato musore buriya ngo yakoze test muri Mukura baramwirukana musore Prince cyane uyu mutozo uri muri Rayon Sport ngo ntabwo yamukunze ngo yanatashye ngo yanasubiye Burundi ngo ari yabaye disappointed ngo none se ngo araza kumukunda niyo mpamvu yishakira Obed ko n'ubundi ari ugiye muri ashaka ko yevuriwe kandi ikindi muri Rayon Sport ntabwo umutoza ari udecide ibintu byose ariko bazageze bamubwiye agashyira agapirasi Rayon Sport irasabwa bangahe APR irasabwa bangahe reka tuze tujye ntabwo ari bya bindi byo kumva ngo twageze muri Mercato bahurutuye mu kwa mbere bahurutuye mu kwa gatandatu birukanye bahurutuye tukaguma muri ibyo ngibyo gusa Rayon Sport bafite plan isanga ngo abakinyi benshi birasaba itazagura abakinyi benshi rega niyo APR byose ni kimwe nyine bari bafite abakinyi benshi kandi kugwa mu mutego nko twaherewe ikiganiro niba mubyibuka byo gupfa kugura Just kubera ko ari Mercato nyine ese APR arekura Ruboneka agende